turagushimye data wa twese. Uburinzi bwawe bwakomeje kubana na buri wese watanze igihe cye, ndetse n'abatagitanze benshi baracyariho. Izina ryawe nirihimbazwe. Tumaze kwiga byinshi, tugiye kongera kwiga ibindi byinshi, ntitwarangiza ibyawe no mu ijuru tuzabyiga. Dore kumva neza ibidukwiriye, tubishimire izina ryawe. Ibyo nabikwiriye muri uyu mwanya twese hamwe ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Muri gahunda y'uyu munsi yibwira ko igice cy'amanywa kibwira ku musozo. Umwigisha wa mbere atweretse ko umunyabyaha wese yakira aramutse arebye kuri Yesu, n'icyamanuye Yesu ari inama y'agakiza kugira ngo umuntu abone ubugingo. Rero ariko uruhare rwawe urwa Yesu rwararangiye, rw'Imana rurahari, no rwa Yesu rurahari, abamarayika baragufasha, Mwuka Wera arahari, ariko uruhare rwawe nawe rurakenewe ngo ubwo bumwe buboneke. Umwigisha wa kabiri yatweretse neza umugambi wa Satani ni ukuduteshura ku Mana no ku byayo, ariko nawe umugambi w'Imana nuko tuyigarukaho nkaho ariyo nyiratwe tukamuyoboka buri munsi kugeza ubwo bizasoza ab'Imana bazikibiza ikimenyetso cyayo n'abasatani bakagira icya Satani. Umwigisha wa gatatu watweze itorero ry'Imana. Rero uyu munsi tugiye kuganira, nitwa NZUNGU Gad, akaba rero tugiye kuganirira hamwe gusa intambwe eshatu z'ishuri ryiza ry'Imana. Iryo shuri ryonyine ubwaryo gusa rigamije ko umutima wa mwiza, umuryango ukaba mwiza, umubiri ukaba mwiza. Ibyo bintu uko ari bitatu bireba umuntu wese. Wowe utwumva nta mushyitsi ubaho, umuntu wese afite umutima. Nta mushyitsi ubaho, buri muntu wese afite umuryango wawe. Nta mushyitsi ubaho, buri muntu wese afite umubiri. Kubw'ibyo rero dutega amatwi neza kugira ngo nibura ibyafasha kimwe muri ibyo byose nawe urabonekamo, kuko ibyo tubamo ntabwo ari iyoboka dini, ahubwo ni iyoboka Mana, ku buryo iby'Imana igushakira byose tugomba kubikubwira tudakikiye na gato. Yarangiza ukabishobora cyangwa bikakunanira, ukabikunda cyangwa ukabyanga, ariko ukabyanga ubizi cyangwa ukabikunda ubizi. Uwo ni wo mugambi w'ivugurura n'ubugorozi. Rero muri iryo shuri ryo kwiga mu migani 23 umurongo n'uwa 23 harimo aya magambo ngiye gusoma, kandi nifuza ko buri wese yagerageza kuyumva. Haranditse ngo gura ukuri tuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Ngibyo ibintu wenda gutangira amafaranga. Biruta kugura inzoga, biruta kugura itabi, biruta kugura imyenda, biruta kugura amaparisere, biruta kugura amamodoka, biruta kugura ibigezweho. Mbese ibyo ukeka cyose cyiza kiye kunezeza wagitanze amafaranga. Uwaguze ukuri, uwaguze gutungana, cyangwa se aravuze ngo gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge, kwigishwa n'ubuhanga. Ibyo bintu uko ari bine uzabitangeho igihe, uzabitangeho amafaranga, uzabitangeho imbaraga, uzabitangeho ibitekerezo, uzaba udahombye. Ibyo bintu nibyo wagura ukabuze kudahombye. Uguze ukuri, uguze ubwenge, uguze ubuhanga. Ibi bintu uguze neza cyane. Aho ibindi byose utangaho amafaranga menshi, cyose bizageraho n'ubundi wicuza impamvu yatanze, cyangwa se bizaba inyungu y'abandi. Ariko ibi byo nibyo wagura, gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Uyu munsi abatanze igihe cyanyu muri kwigishwa nabyo mubigure, ariko igihe mwabiguze nicyo bita ubushake, la volonté d'obéir, byo bita ubushake bwo kumvira n'icyo kiguze dusaba gutanga kugira ngo Imana izaduhe ibyo ishaka kandi dushakire. Si igitangaza, niyo mpamvu ari ngombwa bisomye neza mu byo dusabwa kwiga. Harimo kwiga umuryango kandi neza, hakabamo kwiga ubumenyi bw'ubuzima. Gatatu tukiga ubwenge n'ubuhanga, cyo nacyo kirakenewe. Kane kwiga uburezi bwaguye. Gatanu kwiga umubano mwiza wagutse. Gatandatu ni ukwigisha umuntu kwibeshaho. Karindwi ni uko umuntu amenya kubana n'ingorane. Ngaya amashuri twiga noneho kugira ngo nibura buri wese. Impamvu ni uko mu Baheburayo 12 hariho ijambo nibwira ko abantu benshi cyane bakunda kandi basoma, ariko rimwe na rimwe agasoma ntiyumve ibyo aribyo. Oya, ndetse ntabwo ari 12 ahubwo ni Abaheburayo 6. Haranditse ngo nicyo gituma tukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganyirizwa rwose, twe gushyiraho urufatiro rwa kabiri, ariko kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, ariko twigira imbere aho dutunganyirizwa. Ubwo bigaragara neza ko kuko mu ishuri habaho primaire, hakazaho secondaire na université, no mu by'iyobokamana
hari aho bakwinjiza ari agahato, hakaba naho winjira ushaka ariko utahazi, hakaba naho winjira umaze kumenya icyo urimo n'icyo ushaka. Kubw'ibyo rero tugomba kwigira imbere aho gutunganyirizwa. N'Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haranditse ngo tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazare mu mwami Imana. Ubu ukumva ko dire itema ubwo baguhaye igisubizo, utaza kuzerera mu butayu k'umuntu utazi yava niyajya, ahubwo igira imbere ho gato aho tutunganyirizwa. Ariko aho dutunganyirizwa ni ukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kandi bakakurangira neza basinye neza ngo utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. Umva rero ubusebezwa he ntabwo ari ukuyuhagira suku kumesa imyenda n'umubiri ngo woye, ahubwo ni mu ntekerezo yo hirya, bitewe nuko muri Yesaya 3:5 haranditse hagira hati ni ukuri iyo nzira zitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntabwo bazayicamo. Abandi imitima ntabwo ari imyenda, ntabwo ari amaguru si ibirenge si intoke z'amasahani, ahubwo ni umutima wanduye. Noneho kubw'ibyo wakwibaza uti mbe none biragenda bite? Ahubwo ni ukubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kandi ukabigiramo umwete. Noneho kikaba ikibazo gikomeye cyane cyo kwibaza, kuko dusabwa kumenya neza ibikenewe. Ubwo ari uko bimeze rero, twe guhora mu byambere bya Kristo, duhore twigisha abantu imirimo ipfuye no kwihana ibyaha no kubatizwa. Ibyo byaragezweho kandi biroroshye, ariko reka twicumeho gato. Umuntu yicume abe mwiza imbere y'Imana, umuntu yicume abe mwiza mu mutima, umuntu yicume abe mwiza mu muryango, umuntu yicume afate neza umubiri we. Yarangiza biraba bihagije, ubwo urabugeze imbere utarohora mu byambere ngo uhore wiga umwaka umwe uhora udubura gusa cyangwa se usubiramo kenshi. Icyo nicyo Bibiliya muri Yeremiya 3:15 haranditse hagira ati nzabaha abungeri bampanire n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Naho umurongo wa 14 nzabakura umwe mu mudugudu n'abiri mu muryango mbajyane Siyoni. Rukumva ko ubwo umuntu aho umuntu ashimirwa ni mu mudugudu, aho umuntu ashimirwa ni mu muryango. Aho Imana itoranyiriza. Naho burya ku rusengero ni nko mu isoko, ku rusengero ni nko ku kigo. Kuba mwiza mu rusengero, kuba mwiza muri korale, kuba mwiza mu buyobozi, kuba mwiza mu nzira ugenda, ntacyo byaba bimaze niba utuye, niba mu wawe uri Kigasa uri. Niyo mpamvu rero mu kwiga ibyo bintu usomye neza mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi, mu kigwa kitubwira ngo ibyo twigira ku muryango bakoreshejemo ijambo rikomeye kandi nshaka ko twumva. Haranditse hagira hati muri kino gitabo, la restauration et le relèvement de l'humanité commence par la famille. Kuvugurura no gukangura inyoko muntu bihera mu muryango. Ntabwo bahera ahandi, ahubwo mu muryango niho hari umugabo n'umugore n'abana. Aho handi ho havuguruwe, abanyabinyoma ntibahaboneke, abanebwe ntibahaboneke, abajura ntibahaboneke, abisuzugura ntibahaboneke. Nta kindi kibitera ku muryango washoje inshingano ziwureba. Hakozwe ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo c'est-à-dire par l'œuvre des parents, irivugurura yo guhagurutsa inyoko muntu rihera mu muryango, uwurishinzwe ni umubyeyi. Ntabwo ari umukuru w'itorero, ntabwo ari umubwiriza wo kwisaba, ntabwo ari padiri, ntabwo ari cyangwa pastor. Waba ubaragije, waba ugiye kubaragiza zakunaniye, ahubwo wowe ni wowe ushinzwe inshingano yo kumenya neza ko iki sikeneye ni wowe uzagitanga. Cyakuvuyemo gaho gitoze, gaho gikuze, gaho kirere, gaho gikomeze, gaho gicyerekezo, maze yarangiza isuyihe we kwibera umutwaro, kandi we kwibyarira umuruho no kwibyarira ibibazo. Iyi mpamvu havuze ati la société est composée de familles. Burya rubanda igizwe n'imiryango, et c'est ce que font les chefs de ces dernières. Kandi ubwo rubanda igizwe n'imiryango, kandi ni babandi bayiyoboye cyangwa se abatware bayo ni bayigize akamaro. C'est de quelque procède les sources de la vie, kuko mu mutima riho hari isoko y'ubugingo. Noneho ni imigani 4:23. Et le cœur de la société, le cœur de l'église, le cœur de la nation, c'est la famille. Kandi burya koko umutima wa rubanda, umutima w'itorero n'umutima w'igihugu cyangwa ishyanga ni umuryango. Kuba byumva batyo, umutima muri kubona ufite ibyumba bine, wundi bamwibere ibumoso, wakira amaraso avuye mu mubiri yaje yanduye, ukayoza, ukongera ukayohereza, ugafatanya n'igihaga ushyira mu mwuka kugira ngo ayo maraso arusheho kutukura, agenda abesheho,
ayo maraso afite ibyangombwa byose byuzuye agarura imyanda yavanye mu mubiri akabigarura koga akohereza amazima akajya kubaka no kubeshaho yarangiza none umuryango niwo utunganya niwo ukuramo imyanda niwo woza niwo ubeshaho niwo wohereza rero isi yohereje ibivume ukayohereza abanebwe ukayohereza ibigoryi ukayohereza urucantege ukayohereza abajura isi yabigiye guhura n'ikibazo ariko cyaturutse iwawe niyo mpamvu guhera mu muryango nicyo kintu gikomeye cyane le bien-être de la société, le progrès de l'église, la prospérité de l'État dépendent des influences familiales. Kuba twumva niba twumve neza ibyiza bya rubanda iterambere ry'itorero amajyambere ya leta byose bishingiye ku cy'imiryango imaze ni ukuvuga ngo gusuzugura ijambo gutunganya umuryango uba urangije kwica itorero uba wishe rubanda uba wishe igihugu ubwo amajyambere ntazaza kuko bazasenyaho kubaka bazabeshyaho kuvuga ukuri bazazambyaho gutunganya niyo mpamvu umuryango wose ugomba kwiyumvamo iyi nshingano noneho bavuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite ukiza mu mababa yaryo ibi rero ntabwo bitindaho cyane na gato mu ntego tugomba kwiga umuryango tukiga ubumenyi bw'ubuzima tukiga ubwenge n'ubuhanga tukiga uburezi bwaguye kandi tukiga umubano mwiza wagutse tukigisha umuntu kwibeshaho kandi umuntu akamenya kubana n'ingorane ubu buzima muri kureba wenda mpere kuri ingingo yanyu ijoro umunsi amasaha 24 agizwe n'ijoro n'amanywa ayo manywa bamwe izuba abamwo igitondo akabamwo umuseso akabamwo amanywa igihangamanywa n'umugoroba ibyo byose urukurira ntabwo umunsi ubamwe uko umuntu ashaka gusa wibwiye kuzaba mu isi imeze nk'ijuru ntabwo bishoboka abagutuka bazabaho ariko byo kukubuza gukora abakwanga bazabaho ariko byo kukubuza guhinga abakubeshyira bazabaho ariko byo gutunganya niyo mpamvu no mu burere bwiza ijambo ry'Imana rikwigisha haratubwira ngo no kumenya kubana n'ingorane ibyo nibyo Yesu yavuze ngo hayi guhangana bimugaragaza Yesu arongera abwira abantu barabwira ati muramenye mutazagenda mwibwira ko muzanyura hashashe gusa bazababeshyira ibi byinshi ariko ntabwo ikibazo ari ukubeshyirwa ahubwo ikibazo ni ukuvuga ukuri ikibazo ni ukuvuga ukuri ugasanga abantu babiri cyangwa batatu bane batanu bakuvuza ariko icyo bavuze ari cyo nicyo kibazo naho nubwo baterana ari isi yose bakakubeshyira n'Imana bajya bayibeshyira bose aya madini yose yirirwa yihiringa yibeshyira ariko bikarengekana Imana kandi kabigihangange tibayitesha umurego bitewe nuko bayivuga uko itari ibi bikomeye cyane ni ukuvuga icyo cyo kuvuga batarasuzugura ariko usuzugura batarangana ariko wangana koko batarimana ariko ujya wimana koko ahubwo wabyumva bikugezeho uwo wumvishe yavuze ko wimana ahubwo noneho ukamwimana amazi yo kunywa ubwo surikosoye cyangwa se ugabanyije kukubeshyera cyangwa ahubwo urabishimangiye niyo mpamvu ugomba kumenya neza ko uko abantu babana n'ingorane rero kubasoma iki gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi bazasome mu kwezi mu kigwa kitubwira ni ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu abantu Imana yagize neza yatumye na bino bitabo bibaho byaba ari ikibazo kudasoma ariko mujye musoma buriya umwagize ibitabo byinshi n'ukagira imyenda myinshi bagiye ku isoko ry'ubumenyi ntabwo banganya buriya ufite imyenda ntabwo afite ubumenyi kandi nta n'ugwenda kurangiza za mode ku isi bizahora n'ubundi uzaya kurangiza kugura n'ubundi haje ibindi bishya ibyiza no kugira reka nsome aya magambo page ni 172 ni itariki ya 17 ukwezi kwa gatandatu aravuze ngo kuba indahemuka mu tuntu duto haranditse hagira hati mu nzira zinyuranye umunezero wo mu buzima ushingiye kukiranuka mu nshingano zisanzwe za buri munsi nguvu ko ijambo ry'Imana rivuga ritabanje ryakikiriza kuri mu nzira zinyuranye umunezero wo mu buzima ushingiye kukiranuka mu nshingano zisanzwe za buri munsi iyo wavomye kare iyo watetse kare iyo wogeje ibintu neza iyo wakoropye inzu gikoni kimeze neza watunganyije aho wituma naho wogera utwenda twawe tuzinze neza inzu yawe yubatse wahanaguye mu madirishya y'amazu utwo tuntu ubona ari duto duto dutera umunezero mu mutima nta kintu kinezeza umuntu nko kuba uri kubona bwije hariho icyo wakoze ku giti cyawe hariho icyiza bakwitirira hariho ijambo ryiza bagushimira
hariho imikorere myiza bakogereza cyangwa se bakagushima. Kwirengagiza utuntu duto dusa n'utafite agaciro nibyo biroga umunezero wo mu buzima. Utwo tuntu duto cyane uburangije kuroga umunezero wawe wo mu buzima. Gukora neza utuntu duto mu budahemuka nibyo bigize umugabane munini w'umunezero tugira muri ubuzima. Rero afara kumira ati ukiranuka ku gito abakiranutse no ku kinini, ukiranirwa cyangwa se agahemuka mu tuntu duto ni nko gufata igifuniko cy'undi cy'ikaramu cya kindi gipfundikira mu ikaramu idapfa, yarangiza ugifata ukagiterera munsi y'umuhanda ukibwira yuko byoroshye, ariko ikaramu ikaba yishe. Niba ari kwandikira abantu, niba ari kuvura abantu, niba ari gutanga inama nziza, ikaramu irapfa, Imana izabikoza. Kandi ni akantu gato bakazanye ku isoko, ntabwo ndikaba kaguze n'amafaranga 20, ariko urakiranirwa. Ukiranirwa cyangwa agahemuka mu bintu bito azakiranirwa no mu bikomeye. Zirikana ibyo byonyine bwabyo. Burya Dawidi ajya kwifuza muka Uriya ntiyarazi ko bisazoza gambanye, akagambanira ingabo y'Itena y'intwari imeze nka Uriya, ntabwo yarazi ko ariko azabigenza. Kandi burya wa undi yarashatse kuryamana nawe ntabwo yarazi ko azamupfakaza, nubwo yamubereye umugabo, ariko na n'ubu haracyari inshyuri ivuga ngo uwo yabyaranye na Betisheba muka Uriya. Ubwo nta shema ririmo, ni uko adahari. Yaho twamuvugaga hari yajya yumva buri gihe amwaye. Kubw'ibyo rero igihe cyose udakorana umwete n'umunezero inshingano zigaragara ko ari ntoya, nta mwiteguro ufite wagushoboza gusohoza inshingano zikomeye. Ibyo gutegereza kuzaba perezida, ibyo gutegereza kuzaba umugabo w'ingabo w'ikirenga, ibyo gutegereza kuzayobora ikigo, ibyo gutekereza ko kwisi bazaguhamagara ngo ugire ibyo uvugira imbere ya rubanda, urukubeshya kiranuka ku tuntu duto uzagera ku ntego ikomeye cyane. Rero aha ntabwo mpatinda na gato, kuko umugambi nyamukuru nuko tumenya icyo twakora. Noneho hepfo akomeje page 173 haranditse ngo tuma mu muryango wawe hatama impumuro y'impuhwe no gushyira mu gaciro. Yureka utume wowe ubintandaro, kuko isabuni ihumura ituma abayoboze n'abayisize bahumura. Yureka nawe nugera mu muryango uhumuri. Kubera iki rero mu rugo niho hakwiye kuba ibuhuriro ry'urukundo ruboneye cyane ngo ku rwego rwo hejuru cyane. Amahoro, ubumwe, urukundo n'umunezero bigomba gushakishwa umunsi ku wundi kugeza ubwo bizacengera mu mitima y'abagize umuryango wose. Ntabwo ari ibintu umuntu abona umunsi umwe, bimeze nk'amafaranga. Amafaranga uyirukaho none bikanga, amafaranga ugahinga ntibize, amafaranga ugacuruza ntibize. Ariko amahoro, ubumwe, urukundo, umunezero bigomba gushakishwa umunsi ku wundi kugeza ubwo bizacengera mu mitima y'abagize umuryango bose. Ngibyo ibintu biri gushaka. Niba mu isi ya none abagabo n'abagore benshi ari intavumera, niba abona ubushonje ukabona dakabakabwe, yabona ufite inyota akabona dakabakabwe, ndetse kugeza ubwo benshi baburana bagashaka n'abacamanza basa nabo. Nasomye mu gitabo cy'umugenzi cya mbere, nsoma igitekerezo cya umukristo na mwizerwa mu isoko ry'imburamumaro. Burya babareze haza uwareze n'uwaregewe n'abacamanza bari barize ishuri. Cyari ikibazo gikomeye. Uwareze, uwaregewe n'uwaciye urubanza, bose bavuze ko umukristo atsinzwe. Ikibazo yazize ngo nuko ataguze kubiri muri iryo soko ry'ibura umumaro. Ibyo birangije ngo abateye kuvurungana nabo baca imanza. Nawe sa n'utekereza umuntu avuga ati ndamureze, byagenze bite? Ati abashyitsi baje, birangije kandi dufite litrimo y'ubuki yose yishyira mu gikoma turayinywa. Ngewe uyu mugabo ntabwo tuzashobokana, ngewe uyu mugore ntabwo tuzashobokana, ngewe uyu mukobwa wanjye ntituzashobokana, ngewe uyu muhungu wanjye tuzashobokana. Ntabwo nabona ibyo guhora bipfa ubusa. Batari ko wabarenganije koko. Mwese bagize ngo ejo bazanga ubuhebuke. Ariko icyo yarahaze bari uburyohe bunezeza benshi. Niyo mpamvu amahoro, ubumwe, urukundo n'umunezero bigomba gushakishwa umunsi ku wundi kugeza ubwo bizacengera mu mitima y'abagize umuryango bose. Niba mu isi ya none abagabo n'abagore benshi ari intavumera, biterwa nuko kugaragaza urukundo nyakuri bifatwa nk'intege nke. Biterwa nuko iyo ugaragaje urukundo nyakuri, ugakunda, ukavuga neza, ukagoboka, ugatabara, abandi bavuga bati uyu ni nta wamwiringira. Kandi
bicibwa intege ndetse bikamaganwa. Umugabane munini w'abantu babarizwa muri icyo cyiciro ku bijyanye no kugaragaza urukundo baragwabijwe, uradindizwa uhereye mu bwana bwawe. Abenshi umutima mwiza, umutima uzirikana abandi waragwabijwe. Umwana yazize yuko yicaranye n'undi, umwana yazize yuko yasangiye n'undi agace k'igisheke, umwana yazize yuko yafashe inkweto z'agatuzi uwo bangana, umwana yazize yuko yahamagaye n'umwana ngo naze basangira igikoma. Ahera mu gitondo mu bwana ari muza, arinda asaza atarigeze agira umudendezo wo kwita ku bandi. Noneho ko bw'ibyo umuntu yamara gukura atyo, ubwo akaba umugore mu rugo, akaba umugabo mu rugo, akaba umuyobozi mu kigo, akaba ari ushinzwe isi, maze yarangiza atarigeze atozwa kugira neza. Pati kereka gusa imirasire mvajuru yakwamurura ubutita bwabo no kudakabakabwa kwabo, naho ubundi umunezero wabo uzayoyoka byiteko. Keretse ijuru ritabara. Abantu barezwe batyo, abantu bigishijwe batyo, abantu batojwe ibyo uhereye mu bwana bwabo, akaba atarigeze asangira n'abandi, akaba atarigeze atanga igiceri, akaba atarigeze atanga ibiryo, akaba atazi gusangira n'abandi akaryoshye, akaba arirahihishe, akaba atishimira binjiye, maze iwabo ntabibone. Ni ukuri ijuru niritabare, niho byashoboka. Naho ubundi niba dushaka kugira umutima ukabakabwa nk'uwo Kristo yari afite akiri ku isi, hamwe n'impuhwe zejejwe nk'iz'abamarayika bafitiye abanyabyaha bapfa, tugomba kwimenyereza kugira impuhwe nk'iz'abana, arizo kwiyoroshya ubwako. Dukeneye kugira impuhwe zimeze nk'iz'abana. Nimushimire abana banyu ku byiza bakora igihe cyose babishoboye, uko bishoboka kose mutume imibereho yabo igira umunezero. Mwana naguhereza inkweto, nagucumira inkweto ati papa ngize inkweto zawe wari wasize hanze, umushime uti murakoze mwana wanjye. Yarangiza nubona akubwiye ngo papa warya kuri akagori, umushime agize umutima, ejo niyifuza kuguha bizahora umunezero we. Naho ubundi abana bagomba gutozwa hakiri. Mureka karima k'imitima yabo kaneteshwe no kubereka urukundo n'urugwiro, nibwo muzaba mubateguriye kwakira imbuto z'ukuri. Umwana wawe najya abona useka, najya abona umwenyura, najya abona umarije udukuru, najya abona umubwiye utundi, najya abona umushokoje, najya abona umuhanaguye utwo kurya twamufashe kwitama, ntacyo bitwaye. Yarangiza ibyo bizatuma amenya neza ko burya kwakira abantu nani ko kwakira ukuri, kuko itakiriye ukuri ntiwakira abantu, kandi iyo utakiriye ukuri ntuba wakiriye Imana, kandi utakira Imana ntabwo yakira ukuri, kandi utakira ukuri ntiyakira abantu. Rero kubw'ibyo ntabwo Imana iba iha isi ibicu n'imvura gusa, ahubwo inayimwenyurira ikoresheje imirashi y'izuba, ariyo ituma imbuto zimera zigakura zikazana uturabyo. Burya Imana nayo iseka, ngo ariko guseka kwayo kunyuza mu mucyo w'izuba, n'ijoro rigasekera mu kwezi, yaba nta kwezi gatashyiraho inyenyeri. Imana itanga umwuka, Imana itanga amazi, Imana itanga ibyo kurya, Imana imeza imyaka, Imana ituma habaho ibiti, ibyo biti byera imbuto. Uko kose no kumwenyura kwayo, ubwo yera imbuto rezerera abatayerera imbuto, natwe ikeneye ko tuzerera bagenzi bacu. Kandi twebweho nta n'ikindi kinini tuba dukoze kiretse gufata ibyiza twahawe n'Imana n'undi muntu akabibonaho. Kiretse umunezero Imana yaduhayeho, natwe tukanezeza undi. Kiretse urukundo Imana yatugiriye, natwe turukundaho abandi. Kiretse impuhwe yatugiriye, natwe tukazigirira abandi. Kiretse imigisha yaduhaye, natwe tukayiha abandi. Ni Itangiriro 12, nzaguha umugisha nawe uzabe umugisha. Kubereka indoro yuko ubanezererewe, kubabwira ijambo ribatera akanyabugabo cyangwa ryo kubashimira, bizaba nk'imirashi y'izuba mu mitima yabo, inshuro nyinshi bitume birirwana umunezero umutima umunsi wose. Ni igitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi, ni itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu, ni paji 173 y'iki gitabo. Nguko uko umuryango mureke tuhahere, umuntu arebane n'umugore we, umuntu arebane n'umwana we, umuntu arebane n'umushyitsi, yarangiza ubarebe neza. Umunezero w'umugabo we n'abana bigomba kwirwa nyambere ya buri munsi, umugore wese ari we nyina w'abana kuruta ibyo yifuriza abandi bose. Ni byiza ko abacu batangira kutubonaho ibyiza kuruta ko tubonwaho ibyiza n'abahandi, ariko bacu arabashyitsi kuri twe. Noneho kubw'ibyo aha rero ndagira ngo iyi ngingo ya mbere y'umuryango ngiye kujya kuri be yayo, njye ku buzima ndabagana kufusa. Impamvu
hamwe rero bikeya ahandi bikeya muri Yesu y'umunani tugomba kwiga hamwe bikeya ahandi bikeya itegeko kuri tegeko kubera iki tugomba kwiga kurya neza kunywa buri munsi amazi meza kwambara neza gukora iminsi 6 guseka nabyo byubaka umubano no kuruhuka nyuma yo gukora nabyo birakenewe ndetse no gusenga mu buryo buhoraho ibyo ni ibintu birindwi nabyo tugomba gukora mu buzima bwa buri munsi tugomba kurya neza tukanywa buri munsi amazi meza tukambara neza tugakora iminsi 6 yarangiza guseka nabyo bikatwubaka kandi tukaruhuka nyuma yo gukora no gusenga mu buryo buhoraho ibyo nabyo birakenewe iyi ngingo ntabwo nyitindaho cyane noneho umuryango ugomba rero kumenya neza kugira n'abanzi niba hariho ibyiza by'umuryango ariko hariho n'abanzi b'umuryango abanzi b'umuryango ni ukudakundana uwo ni umwanzi wa mbere kabiri ni ubunebwe ni umwanzi wa kabiri gatatu ni ugusesagura ni umwanzi wa gatatu uburezi budafite ireme abo ni abanzi b'umuryango igihe cyose umugabo n'umugore n'abana wenda umugabo n'umugore nibo babanza kubaho bagakundana iyo bitabayeho ubwo abana baza badakundana yarangiza ubunebwe ubwo bwiye kuzarushya aho wavutse naho utuye cyangwa na leta igushinzwe ubwo nabwo ni ikibi cy'umuryango noneho gusesagura ibyo wabonye umenye neza ko hirya yo kugira hariho no hirya yo kubura umenya guteganyiriza hazaza ejo we gusesagura ahari ubusore hazaba ubusaza ahari ubukire hazaba ubukene ahari ubuzima hazaba uburwayi ahari agateganyo hazabaho noneho kubura icyerekezo niyo mpamvu ibyo ubonye none wije wimarira none ejo ntabwo wabihabitse niyo mpamvu hariho no kurera ariko budafite ireme utegeranya neza uti ndamutse mpfuye abana banjye bazabiki ko ntabanywaniye kaba ntabateganyirije kaba ntarabareze neza ubwo bazabika igihe cyose nzaba ndahari ibyo nabyo byose bigomba kwitabwaho mvuge nti noneho ubwo turebe rero mu gitabo cyitwa Vive et Communiquer hatubwira hagiye gusobanura Zaburi 128 hakavuga ubwiza bw'umugabo bakavuga ati hagiye umugabo woho witeka yakagendera mu nzira ze zose abangwa agatungwa n'imirimo y'amaboko ye azajya yishima ibyo bintu bine kubaha Uwiteka kugendera mu nzira z'Uwiteka gutungwa n'imirimo y'amaboko yawe no kujya wishima ni inkingi enye zigomba umugabo agomba kwitoza nubwo yaba atarabyize kubera iki aba bantu bombi bafite ibintu 12 byanditswe muri icyo gitabo cyitwa Vive et Communiquer ni ibintu bituma umuntu agomba kuranga ko akunze mbese kubaka umuryango kubaka bwa mbere umuryango bakwa n'indoro abantu benshi cyane mu ndoro muri kureba yitwa imboni iyi kivuga byinshi ku buryo abamenyereye kwibwirwa nayo hariho imishinga myinshi bahagarika bitewe n'indoro iyo urebye umuntu uko murebanye gusa umenya neza uti namusaba amazi namutira namuha waramutse nakwicara gusa nta kindi kibivuza ari indoro kubw'ibyo rero mu kubaka urugo hariho no kumenya neza indoro nazo n'imiganda myiza cyangwa ikaba mibi noneho no kurebana ibyo bita kurebana ni ukureba koko kureba undi birakwiriye kumureba ukamwiga ariko iyo murebanye niho mumenya ko muri bushobokane cyangwa ko muri bunanirana icyo nacyo ni ikindi nacyo kirebwa ku ngingo ya 3 ni ukuganira ibyo bita communication cyangwa se conversation cyangwa se ibyo bita dialogue nabyo birakenerwa kuko umuntu mutaganira ibintu byose umushyikirano wa mbere upfira mu kudahana ibitekerezo iyo mwana niyo guhana ibitekerezo ukananirwa gutasaba inama ukananirwa kuvuga wisanzuye icyo ushaka kuvuga ubwo byanze bikunze iryo tafari rirabuze ku ngingo ya 4 ni uguhana ibiganza ibyo nabyo bibahumuza birakwiriye ko tiwiriwe mu rugo cyangwa se ugiye kutahirirwa kubwira uwo mu bantu kumbwira uti mwirigweho cyangwa se mwiriwe yarangiza icyo nicyo cyo ku muryango nubwo benshi umuco utabivuga utabyemera ariko ikiganza kigusezeyeho ukigiye ntabwo utinya ko kiri buguhereze kigarutse ubwo uguhinduka 5 biba bivuze ngo n'umusaruro wazo ntazawukwiye kubw'ibyo rero utazaza gutangara ngo wibwire ngo biroroshye umuntu wakwimye ikiganza n'ibiryo ntiyabiguha uzabitinye kuko ikiganza nicyo kizana ibiryo nicyo kizana amazi wakikwimye kirimo ubusa ntazacyuzuza ngo gushya wihangane uko umugambi ni ukwiga neza ku ngingo ya 5 ni ukwegeranya intugu buri abantu iyo umuntu atangiye kwitaza mwicaye ku ntebe akigira kure yarangiza muryamye akigira kure burya bakubwiye ngo nge nawe ntabwo tukiri kumwe
ninzi dufungiye aha ariko urukwawe nanjye nkabukwaki rero kubw'ibyo ibyo nabyo birareba mu ngingo ya 5 ku ngingo ya 6 no kuramukanya nabyo birakenewe. Bibiliya uretse kuvuga ngo abashakanye cyangwa abana bawe, abana barabizi ntawe ubibigishije. Iyo babonye umubyeyi wabo bakunda bahera ko birukanka bakagundira amaguru. Hari n'igihe batega amaboko batiyambi. Nibigaragara neza ko kuramukanya ni imwe mu ngingo igaragara neza. Nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo maze muhoberane guhoberana kwera kutarimo uburiganya n'ubutindi, ariko abantu b'Imana bishimiranye bagomba kumenya neza ko bahuye bararamukanya. Amaboko guhobera abakubwiye ngo nugira ingwara ntituzazifatanye. Kubw'ibyo ntabwo ari cyoroshye rero. Ku ngingo ya 7 ni ukutanenana. Icyo gihe buriya uwo wabonye arya, uwo wabonye amira, uwo wabonye aryoherwa, uwo wabonye haze, hariho guteganya neza uti bino bintu arabikunda. Ariko iyo umariri yukwe n'undi akarera ukwe byamunaniye ntubizi, yabishoboye ntubizi, ubwo byanze bikunze burya hari ibipfuye, byanze bikunze uba ugomba kumenya neza ko hari ikitagenda neza. Nicyo bavuze baravuga ngo nubwo ubuzima buriho none mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu ngo butuma umuntu asangira n'umuryango mu gitondo gusa, ariko ni mugoro ngo kumanywa akarya handi, ngo ariko mu gitondo abantu wese akwiye kwishimira gusangira n'ababo. Nacyo ni yindi ngingo y'abakurwa. Noneho gufatanaho ibyo, noneho igihe umuntu agiye guhaguruka avuga ati akagufataho tutangare, yabahengamye gatanyere akagufataho, nta mpamvu yo kumva bisa naho ibiganza bizatabarana, ntabwo byabura kwegerana. Ku ngingo ya 9 aho yari ya 10 ni ukuryama mugafumbatana. Bibiliya ni kwivuga ngo n'umugore wawe mufumbatanye, aho biri kugira ngo ababiri baruta umwe, uniyo baryamye hamwe barasusurukirwa. Bigaragara neza ko kuri iyi ngingo ya 10 kuryama mugafumbatana nabyo ni ibintu bigaragaza ko abantu bazubaka urugo bakarukomeza. Sanutegereza no mu myaka 50 abantu bashaje, wongere kubona abandi babifite mu myaka 80, aho muri 40 byabacitse, ubwo bakubwiye ngo ubusaza bwabo ni bubi. Noneho ku ngingo ya 11 ni ukubahana mu kubaka urugo. Bikwiriye kumenya neza ko umugabo n'umugore ntabwo bangana mu byizi. Ntabwo nubwo bivuze kwa kunda abantu bamenyera ngo umugabo ni ufite umubyizi munini, oya, ni imiterere y'ubwonko. Umugore ari ufite ubwonko bunini buzi gupanga neza yarusha umugabo mu byizi, n'umugabo ari ufite ubwonko, ariko kimwe cyo ubwo bomba rumba rukuba neza. Buri wese atuma mugenzi w'icyo ashoboye, ntukamubaza icyo adashoboye, ubu ugiye gusebanya. Ugomba kumenya neza ko uyu twashakanye ntazi guhinga mu mvura, uyu twashakanye ntazi gucicura, uyu twashakanye ntazi kuzigama, ariko ubu icyo adashoboye nzagikora, kandi nzagikora nezerewe. Nk'uko akanwa kavuga ugutwi ntikuvuge, ugutwi kukumva ntikukuburanye izuru, ni ko umuntu w'umugabo n'umugore babanye neza, ntabwo umwe azize undi icyo ashoboye undi atagishoboye. Icyo nacyo ugomba kumenya neza ko ubwo ushoboye gusohoka ukajya hanze, nawe ashoboye kuba mu nzu akabungabunga ibyo mu nzu. Ubwo usanze atabigurishije, ugasanga atabisesaguye, ugasanga atabipfushije ubusa, ugasanga bitandagaye, ugasanga bitapfuye ubusa, ubwo yakoze icyo utari gukora, yaba ruhari. Ingingo ya 12 ni ukuticuza ko mwashakanye. Umuntu mwashakanye yarangiza, niba yarageza akarwara, niba yarageza akananirwa, niba yarageza agacogora, niba yarageza ugasanga yaribeshye, niba yarageza akaba yarakurimanganije, ariko uzavuga uti Imana ishimwe, ubura ahangaha nzakora ibishoboka byose kugira ngo kubaho kwawe kwe kwandagara. Ibyo nibyo umugabo naba mubi, umugore azihangana mu bikira ibanga, umugore naba mubi, umugabo azihangana mu bikira ibanga, we kuzicuza nyuma, kuko ntacyo wakora ngo uzakureho icyo cyasha cya mbere. Gushyingirwa nacyo ni icyasha kidafutika. Ubwo bivuze neza ngo niyo waba mwiza kubaka, baravuga arapfa, avuga ngo uriya yarapfakaye, n'ubwo uriya n'umugore wa kabiri afite. Yarangiza ati ntiyapfakaye, yaratanye ariko afite umugore wa kabiri. Yarangiza bityo yaratanye, nta mugore afite ariko yigeze yubaka. Mbese uba witeye icyasha, niyo mpamvu ari ngombwa kubaka neza. Izi ngingo 12 ziboneka mu gitabo cyitwa Vie Communique, page ya 25-29. Aravuga ngo igihe utashye garagaza umunezero mu majya no mu maza, tunganya indoro yawe, yuhorana kumwenyura, kubaka umushyikirano, ndetse reka abagukunda bagukoreho. Ibyo nibyo muri icyo gitabo hakomeza kuvuga. Ubwo nuko nagiye mbishyira mu Kinyarwanda, ariko nuko bivuze muri Vie Communique. Igihe cyose utashye ugiye kuva iwawe, ugenda ufite umunezero, nujya gusezera, nutaha nimugoroba ugaragaza umunezero,
tunganya indoro yawe we kugira ibigitsure ngo uvuge nabi, yoharana kumwenyura nabyo birakenewe kuko mu gitabo cyitwa pour le meilleur pour la vie barasobanura ngo umuntu kumwenyurira ahubwo ngo tubanye neza. Ubwo rero kumva kubwa bavuze ikintu gikomeye. Aha vuge nti ndatinze cyane, ndagenda mu ntego nyamukuru yo gushaka kumenya neza ibisabwa. Niyo mpamvu turi hafi kwinjira mu giheruka kirebana n'ubuzima bw'abantu. Noneho indoro rero iravuga ku abantu benshi cyane, hari ugiye batabimenya. Nagerageje gusa n'umuntu byoroshya ngo nibura mbizane hafi. Indoro y'umuntu iravuga. Niyo mpamvu uwagutekereje nabi, uwakuvuze nabi, uwakuganiriye nabi, uwagambiriye ibibi kuri wowe ni ibintu bine. Iyo muhuye kuri babandi biga intekerezo baravuga ngo yanga kukureba. Icyo ni kimwe. Akuramutsa adashaka. Icyo ni cya kabiri. Gatatu, akwima amakuru n'amagambo. Kane, ntiyita ku nzara n'inyota byawe. Gatanu, ntiyishimira kwitabwaho. Iyo ugize ngo umwiteho arabyanga kuko atagushaka n'ibyawe ntabishaka. Noneho karindwi, gatandatu, avugaho ugira intege nke. Umuntu ukaba wamutekereje ashoboye byiza uzabimushimire birahagije. Uvuga uti ntabwo yazoza amasafuriya neza ariko amasahani ye ntawe ngutira. Sawa, Imana ishimwe. Nubwo atanoze ipantaro ariko ishati azikwimeza rwose no kuyizinga, ibyo birahagije. Nubwo atibuka guhaha umunyu ariko amavuta n'umuceri ibyo bihora bihari, ibyo bimurabimwibutsa. Muri magufi ni byiza kumenya neza kureba mu rundi ruhande kubw'icyubahiro umuntu wese aho icyubahiro mugenzi we. Iyi ngingo rero ntari butindeho, nifuza ko noneho ngiye muri ya yindi heruka yitwa ubuzima. Kubera iki? Mu ivugurura dutunganya umutima, mu ivugurura tugatunganya umubiri, mu ivugurura tugatunganya umuryango. Ubwo rero ubu ngubu tugeze ku gutunganya umubiri kugira ngo abantu benshi cyane barushaho kumenya kubera iki kandi n'impamvu iki. Kurya uko bidakwiriye, kubuza mbese ibyo bita kubuza indwara kwinjira. Ibyo twashatse kuvuga hano, kubuza indwara kwinjira. Wenda turagiramo amahirwe bamwe zibe zarinjiye ariko ibyo bari bushyiremo biro tumeze isohoka kuko ni uburyo bubiri. Mureke mbabwire, muri isi muri kureba ntabwo wakwicara ngo urangare ngo wibwire ko byose byoroshye, ahubwo dusabwa kwiga neza. Tugomba kumenya neza ibintu bitatu. Kurya uko bidakwiriye ni bibi, gutekereza nabi ni bibi, no kwambara nabi ni bibi. Nibyo turibuvugeho none. Ibyo kuvugwaho ni byinshi ariko uyu munsi iyo abantu bari bidakwiriye bitwaye iki? Kandi batekereje nabi bitwaye iki? Bambaye nabi bitwaye iki? Ndagira nti ngiyi impamvu nyamukuru y'abantu bo gutekerezaho kugira ngo nibura wumve cya gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Mu icyigisho cy'128 harimo aya magambo agira ati indyo nzima. Haranditse ngo ubuguruzi bw'amagara mazima bisobanuye gutoranya ubwoko bw'ibyo kurya birusha ibindi gutunga umubiri. Ubwo ubuguruzi bw'iby'amagara mazima ni ukumenya gutoranya ubwoko bw'ibyo kurya birusha ibindi gutunga umubiri, bigatoranywa mu buryo bw'ubwenge kandi bigategurwa mu buryo bufashe butaraga kandi bworoheje. Ngibyo ubuguruzi bw'iby'amagara mazima. Ndasubira muri iyi ngingo kugira ngo abatwumva. Ni ipaji 132 muri kitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Haranditse ni ikigwa cyacu cy'128 ni itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu. Mubyumve neza. Ubuguruzi bw'amagara mazima busobanuye gutoranya ubwoko bw'ibyo kurya birusha ibindi gutunga umubiri, bigatoranywa mu buryo bw'ubwenge kandi bigategurwa mu buryo bufasha ubutaraga kandi bworoheje. Muvandi mutwumva, uri umusore, muvandi mutwumva, uri umugabo, muvandi mutwumve, urashaje, mutwumva, uri mu mabyiruka, uri umusore, abandi muri abana, abandi muri ababyeyi, abandi muri abatwite. Mumenye neza ko ubutunzi bwa mbere dufite ku isi n'uyu mubiri w'umuntu. Ibindi byose biba byiza ari ukumira n'umuzima. Ibindi byose biba byiza ari ukumira utakurya, udatonekara, utananiwe,
yarangiza naho imyenda sawa, inzobe sawa, ubunini sawa, yarangiza amashuri sawa, amazu sawa, ibyo byose biba byiza ariko hari ubuzima. Niyo mpamvu gutoranya ukurya ngo ube muzima, gutoranya ukurya ngo wirinde indwara, uba watekereje neza. Imibiri yacu igizwe n'ibyo kurya turya. Ingirabika z'umubiri cyangwa zita serire wacu zihora zisaza. Ngo mu Faransa ngo iriya izir à chaque instant de chaque cellule. Dans chaque cellule il y a izir à chaque instant. Muri buri ngirabika haba harimo umusaza kwa buri kanya. Ubwo uko bimeze rero buri kwinyagambura kwa buri rugingo gutuma hari igisaza mu mubiri, kandi icyo gishaje kigatakara kiba kigomba gusanwa nibiva mu byo kurya turya. Bivuga ngo usanura no guhuya mu isoko, uzimiza umubiri ukora ukagarura ibyo bita pièce de rechange ni mu isoko. Rero kubwibyo pièce de rechange ntabwo iri muri restaurant, ntabwo iri mu bushake bwawe na apeti yawe, ahubwo ni ukureba ngo wa rugingo rwanjye we Imana yaguteganyirije ibihe byo kurya, wampyiko we ushaka iki, maze ukiga. Mu ishuri ryo kwiga kurya ni ukugira ngo umuntu wese amenye ibyo guha buri rugingo rwe kugira ngo ahinduke umucuruzi mwiza uzi kurangurira umubiri we. Ubwibyo kandi icyo gishaje kigatakara kiba kigomba gusanwa n'ibiva mu byo kurya turya. Buri rugingo rw'umubiri rukenera umugabane wo kurutunga uvuye mu byo twariye. Ubwonko bugomba kubona umugabane wabwo. Amagufa n'imihore n'imyakura nabyo bikaboneye yabyo migabane. Hakorwa umurimo utangaje wo guhindura ibyo kurya bikaba amaraso, maze ayo maraso agafasha mu kubaka ibice bitandukanye by'umubiri. Kugira ngo uyu mubiri wacu uzakira ibyo kurya, ibi byo kurya byacu bizabona igogora, maze iryo gogora rizave mu kanwa, rive mu muhogo, rizave mu gifu, mu mara matoya, urwagashya rushyiremo indurwe, amara matoya bihindura amaraso avuye mu mara matoya ajye mu mwijima, umwijima uzabikuze maze uzabyohereza mu mutima bijye gusanura ahashaje, bivura aharwaye. Harimo ni processus ndende, ariko nyanumva abantu benshi bakoresha igifaransa ngo ni processus, harimo umurimo munini cyane. Ariko ubwenge bwa nyirabyo, ubwenge nibwo burinda ubugingo bw'ubufite. Ubuze ubwenge wakwiyica, ubuze ubwenge wakwiyangiriza, ubuze ubwenge wakwitera indwara, ubuze ubwenge wakwiyonona, ubuze ubwenge wakwitesha agaciro, ubuze ubwenge wakonona n'ubwo wari waruvukanye. Niyo mpamvu ubwenge nibwo burinda ubugingo bw'ubufite. Rero kubw'ibyo tugomba no kuruhuka. Ni page 33, ni icyigisho cya 129. Bona nubwo igihari kigufi kandi tukaba dufite umurimo mugari tugomba gukora, Nyagasani ntanezezwa nuko dukomeza gukora tutage n'ibihe byo kuruhuka. Ibyo bundi mu ishuri niho babivuga neza, ariko muri mu gifaransa ntabwo nzi ibyongereza ko babivuga. Ku ishuri bajya biga amasaha nk'imwe cyangwa abiri, nuko abana bakabasohora mu ishuri bati mujye mu cyo bita récréation. Récréation ku bumva ururimi rw'igifaransa haba harimo ijambo créer. Ijambo créer ni ijambo kurema. Noneho récréer, ijambo rigiye imbere ni subira, ongera. Ubwo ari récréation ni ongera ureme. Ubwo kubw'ibyo rero uremera kubw'erucyo nawe iyo ukoze ukajya kuruhuka ubugiye muri récréation, ubugiye kongera kurema. Yarangiza ngo hari hacogoye hahembuke, ahari hashaje hasimbuzwe, yarangiza hari imyanda ivemo. Niyo mpamvu igihe abigishwa babwiraga Yesu ibyabayeho byose yahise asobanukirwa icyo bakeneye. Asobanura umusaruro w'imihati yabo wari wabateye akanyabugabo n'ibyishimo byinshi, ariko none bari bananijwe no gukora cyane. Ku bantu batwumva muzirikana ibintu bitatu ngiye kubabwira, kandi nanjye nasomye kuko ndi umusomyi. Ndagira ngo ntabwo ndi umucuzi w'ibitekerezo, ahubwo ndasoma nkareba ibitekerezo by'abandi aho biri kugira ngo tukishima ubwenge bwawe. Ruvuga ngo ujye wumva n'ubwo abandi nabyo birakenewe mu buzima. Arakubwira ngo iyo umuntu atangiye kubara inkuru z'ibyo yagezeho ngo abahagaritse umuvumba w'ibyo arimo. Nibwire ntabwo mwumvishije. Iyo utangiye kubara inkuru z'ibyo wigeze ugeraho, ubwo muri aho kandi umubyizi w'ibyo urimo urahagaze. Iyo utangiye gutegera amatwi abagushima,
ubwo noneho gukomeza ikivi birahagarara. Ahubwo muri ubu buzima ibyo urangije intumwa za Yesu zari zananiwe zitangiye kubara inkuru aho nawe yari ahari. Uko gushaka kubara inkuru byari bibanyaze igihe, byari ngombwa ko Yesu abajyana iruhande bati rero ahubwo aho kubara inkuru z'ibyo mwagezeho ni muruhuke mutegura ibindi muzageraho. Ngibyo ibindi by'Imana bishaka mu kubw'ibyo kujya ahantu mu butayu ntibyari bisobanuye ahitaruye hakure mu butayu, ahubwo bisobanuye ahantu hazwe no gukora ubwuzu. Rero kuko kwari ukwiga ngo nibura buri wese asobanukirwe, reka nihutire gutekereza nabi nabyo ni ikindi kibazo. Mu migani muri Samueli ya mbere 24:14 na Zaburi 106:13 n'imigani 17:22 Migani 17 hatubwiye ngo umutima unezerewe n'umutima mwiza ariko umutima w'abayutera konda. Rero abantu ntibamenye ko Bibiliya yanze ko umuntu atekereza nabi. Utekereza ibishimishije, utekereza ibyungura, utekereza iby'urukundo, utekereza iby'impuhwe, utekereza ibyo kubabarira, utekereza ibyo kuzirikana undi. Ibyo nibyo bituma ubwoko bw'umuntu bubaho. Naho nutekereza nabi n'inzika n'amarangamutima mabi no kugambirira ibibi no guteganya guhombya, cyanze bikunze icyambere upfunyarika n'ubwonko bwawe. Icyambere wica n'abasirikare b'umubiri wawe. Umutima mwiza ni umutima unezerewe. Umutima unezerewe ni umutima mwiza. Kubw'ibyo rero kubwe ntwaburi byo ushimishwa wagera no mu myaka yundi nubwo atari yawe kavuti n'imyaka iranejeje. Sawa kubiriki ni yera azashyira mu isoko zahawe. Hari icyo bitwaye. Imodoka ni nziza wikwifuza kuyirimo, hari igihe izahirima ihirmanye murabyara wawe mukamuhombye mu muryango. Reka inzu ibe nini nujya kuga muri kwenda mu nzira agakinga urugi ariko uzogaba mu rubaraza we kunyagira bitwaye iki? Yarangiza ntacyo bitwaye. Mureke yorori namara korora inkaze nizikamwa zigashaka kioske icuruza amata uzayagura uje guha umwana wawe. Hari icyo bitwaye. Kubw'ibyo rero iki gituma umuntu yashaka kunezerwa ntajya burahahera. Nibyo abandi byiza birakunezeza. Nabyo ni byiza. Uzarebe mwese iyo muri kubigenda mu muhanda mwiza nubwo mutawubatseho ntimunezerwa se. Noneho kubw'ibyo birahagije kumenya neza ko n'umutima unezerewe nawe n'umuti mwiza. Noneho ku ngingo iri butajyane avuga ngo ku kwambara rero ahangaha ndagira nti ngiye kuvuga gato cyane ku birebana no kwambara, kandi muri uku kwambara ndabangiye kuvuga ingingo njya nibwira nti bijya binshimisha cyane kuko Bibiliya irakubwira ngo iyo umuntu acyashya umunyabwenge aramukunda ariko wacyashya umupfapfa ukaba wihamagariye ibitutsi. Rero umuntu w'Imana iyo wigisha ugomba kumenya ngo bamwe barataha bagushima abandi bataha bagutuka. Ariko niba bataha bagutuka humura ni wowe babiyanduje ntabwo ari wowe, ntacyo bagutwara. Ahangaha muri iki gitabo ngiye gusoma cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa 2 ni kino cy'Ikinyarwanda. Muzasome mwitonze ni ikigwa kirekire ariko muzasome mwitonze. Haranditse ngo ubuzima butunganye buterwa n'iterambere ry'amaraso ritunganye. Ubuzima butunganye biterwa n'iterambere ry'amaraso naryo rigize rite ritunganye. Ibitekerezo bikwiriye guhugukira kwita ku mpera y'ingingo kugira ngo zambikwe neza. Impera y'ingingo zigomba kwambikwa neza. Hepati mbese nk'igituza ni igice cyegeranye n'umutima ahaba hari ubushyuhe bwinshi kurusha ahandi hose. Ababyeyi bambika abana babo bagasiga impera z'ingingo zitambaye cyangwa zisa n'izitambaye barimo barangiriza ubuzima n'amagara by'abana babo ngo ni ibigezweho. Bari kwangiriza ubuzima bw'abana babo gusa n'izambaye. Ni cyagihe mujya mubona mukabona mwaguza agakanzu kameze nk'umwuka kageze ku birenge yego ariko yagenda afashe ariko waturuka inyuma ukareba inkovu. Ubwo burya asa n'uwambaye kandi ategeza ati atambaye kuko umuyaga uturutse imbere n'uturutse inyuma n'uturutse iburyo n'ibumoso wose umugeraho nta mbebya nta rubibi. Uwo mwana ntabwo yambaye. Mbega umuntu kononwa na nyina, mbega umuntu kononwa na se. Kandi uwo munsi akaba ariho bafotora ngo umwana byaciyemo bamaze kumucira mu ubuzima barabwangirije kandi barishimye. Ariko icyo nta kindi ni ubutamenya. Niyo mpamvu muri iri shuri biga n'ubumenyi n'ubuhanga. Hepfo arakomeje ati kubera ikiraro biba byari iki? Niba ibyo bice bidashyushye cyane kuko umubiri umeze itembera ry'amaraso ntirizaba rimeze kimwe hose
ubwo amaraso azagenda ameze nk'amaganura, azagenda ari akazuyaza, azagenda buhoro. Bamwe bahorana imitwe, abandi bahorana imisonga, abandi bahore barira, abandi bahora babura ibitotsi bitewe nuko bambaye nabi. Igihe impera z'ingingo ziri kure y'ingingo zihatse izindi z'ubuzima zidafugiswe neza, amaraso yerekera mu mutwe, bigatuma umutwe urya umuntu, cyangwa se akava imyuna, cyangwa se umuntu akimvamo kuzurirana mu gituza. Ruvuga ngo yava imyuna, yaribwa n'umutwe, yakumva igituza kiremereye. Benshi niho bahera ngo baramurose, kandi ubwo ntibamuroze, yarozwe no kwambara nabi. Kubw'ibyo parakomera ati bigatuma umuntu akorora cyangwa umutima ugatera cyane, bitewe nuko muri icyo gice hari amaraso menshi, cyangwa se igifu kikaba gifite amaraso menshi cyane, bigatuma igogorwa ridakorwa. Noneho iyo ni ingaruka yo kwambara, ariko ibirenge ntibyambare, imirundi ntiyambare. Yarangiza rero kubw'ibyo haba nubwo uri guseka abantu, ariko ukamuseka ukanamugaya, bisa no kunama hejuru y'usinziriye ukamuhema. Mbese ubwo urebye umuntu asinziriye yarangiza ukamuhema, yakanguka arakaye? Ntabwo yarakara. Kubera iki se? Nuko wabikoze atareba. Niyo tusoma izi nyandiko tuba tuzisomera hejuru y'abasinziriye, ukagira ngo ntabwo ari aho ngaho. Yabitewe n'iki? Yesaya 52 avuze ngo yewe usinziriwe kanguka, wambara imbaraga zawe, wambara imyambaro y'umurimbo, guhereye none utakibwe n'abandi batazakwinjiramo. Ubwo bigaragara neza ko hari abantu basomeguye imirongo, ariko akaba ari mu nzozi, atazi yava n'iyaye. Noneho kubw'ibyo akamera nk'igitanda kirwa gitanditsweho imyenda mu isoko, ariko kitazi ko bari gucuruza. Noneho ugasanga afite ikibazo. Kugira ngo abagore bagendere mu bigezweho, bambika abana babo ku buryo impera z'amaguru n'amaboko zisa n'izambaye ubusa, maze amaraso agakonja kurusha uko asanzwe ameze, maze akiroha mu myanya y'imbere mu mubiri, bikabangamira iterambere ryayo ndetse bigatera indwara. Amaboko n'amaguru ntabwo byaremwe n'umuremyi wacu ngo bibe bitambitswe nk'uko mu maso hameze. Amaguru yawe, ibiganza byawe ntabwo byagenewe kumera nko mu maso. Mu maso harakomeye, ho ntabwo umwenda uhajya. Kubw'ibyo ariko kubera iki rero? Kuko mu maso hameze. Imana yahaye mu maso itembera ry'amaraso rikomeye, kubera ko hagomba kuba hadakingirijwe. Yanateganyirije amaguru n'amaboko, imyakura n'imitsi minini, kugira ngo binyurwemo n'amaraso yo gufasha ubuzima bw'umuntu, kugira ngo izi ngingo zibe zishyushye ku rwego rungana n'ubw'umubiri wose. Ugomba kuzifashisha imyenda iremereye, byo bita tisiruru. N'amadirishya tuyatugeraho yarangiza tukajya kugera nijoro tugashyiraho amadirishya, tugashyiraho rido ziremereye. Noneho rido ziremereye ubwo zikenewe, ndetse na kumanywa iyo tuzi ko turi ku nzira, za rido turaziremereza tugakinga amadirishya kugira ngo uturutse inyuma ye kureba. Noneho kubw'ibyo, ese muri kubona amaguru yawe ariyo akwiriye guhabwa rido ikengerana? Ntabwo ari byo. Ambara ugeze ku kirenge, niba ari mu gitondo ambara inkweto zifite n'amasogisi cyangwa zifite ubushyuhe, ariko ureka amaraso avuye mu mutima asohore, atameze nk'imodoka iri kugenda mu binogo. Kubw'ibyo ngo zikwiriye kwambikwa neza ku buryo dushobora amaraso kugera ku mpera zayo. Satani yahimbye ibigezweho bisiga amaguru n'amaboko byambitswe ubusa. Ntabwo byahimbwe n'aba batayeri, ntabwo ari abashinwa cyangwa abahindi, ntabwo ari abanyaburaya, ahubwo Satani yagiye mu madodero yose no mu nganda zose, ahimba buri munsi mu iterambere, yarangiza akaguhimbira ibintu bigezweho, maze agatuma amaguru n'amaboko byambika ubusa, amaraso agakonja, ntakomeze kumera nk'uko yari asanzwe, maze ababyeyi barara ku gicaniro cy'ibigezweho, kandi bakambika batyo abana babo ku buryo imitsi n'imyakura byihinyarika, maze ntigere ku ntego Imana yabiteguriye kugeraho. Ngiryo ishyano rigushye. Kubw'ibyo urabireba arangiza ugaseka n'abantu, ariko kuko umuseka atariho ntamenye ko wamusetse. Ni ukuntu umwana w'umukobwa atangira imyaka 10, 18 ashaka umugabo, yamara kugira amahirwe amubonye n'ubundi akongera kumera nka kwa kundi yarangana. Yashatse kuba umugore atarabona umugabo,
yamara kubona umugabo akanga kuba umugore uyu myambarire ngo ni y'abagore kandi nawe ni umugore kuba umugore ni ukugira umugabo nibyo byanditswe mu Bakorinto none ari kwanga kwambara nk'abagore kandi aho icyo arashaka ari umugabo kandi yamara kumugira akaba umugore none ubwo ntashaka no guheka umwana ntashaka no kwambara birebire ntashaka no kwambara bidafashe arashaka n'ubundi ngo abe kwakundi ntibishoboka umusirikare aramutse atambaye igisirikare bamwirukankaho kandi bakamufunga bamujijije bitewe n'iki iyo utambariye akazi kawe uba wishe agaciro k'izina ryawe kubw'ibyo rero niyo mpamvu bavuze ngo kandi bakambika batya abana babo ku buryo imitsi n'imyakura bihinyarika maze ntigere ku ntego y'Imana yabiteganyirije kugeraho umusaruro uvamo ni uko ibirenge n'ibiganza bihora bikonje ni uko ibirenge kandi kuba bizi iyo ibirenge n'ibiganza bikonje n'intekerezo ziba zikonje kandi intekerezo iyo zikonje ivangura n'igenzura n'igerenjura birahagarara bikagenda buhoro ugahora utekereza nk'umwana byaba ari ikibazo rero ubwo imishinga igapfira mu nzira imigambi igaheraho umuntu akabwirirwa biri mu nzu yarangiza bikabiha yaratetse akarurirwa n'abandi yarahari kikaba ikibazo umusaruro bivamo ni uko ibirenge n'ibiganza bihora bikonje abo babyeyi bakurikira ibigezweho aho gutekereza bazasobanurira Imana uburyo bagomwe batya abana babo ubuzima umunsi w'urubanza Imana izakubwira ngo amafaranga yarahari tiwari ugusha inshuro warakoraga n'umugabo agakora mwari mufite igishoro umwana yambara ubusa kandi mufite amafaranga agwariza ingwara z'imisonga avinyuna buri kanya abikimuga cy'umutwe uzambwira uko byagenze kandi wari wabyize tiwari umuswa nguko uko bizagenda mu rubanza yemwe ndetse n'ubugingo bwabo bujya butambirwa ibigirwamana byo bigezweho abenshi baremera umuntu akirirwa adahetse umwana we uruhinja rukabura igituza cya nyina rukabura indoro ya nyina rukabura amashashaza ya nyina nta kindi kibiteye ari bigezweho ngiyi ngorane iriho rero kubw'ibyo twarubira nk'uko abantu b'Imana bavuga ngo kubw'ibyo rero tugendere tugana ku musozo rero ndongera nsubiremo intego y'ivugurura ni ugutunganya umutima ni ugutunganya umubiri no gutunganya umuryango tugiye kuganira kuri bike gusa ku birebana n'ubuzima bw'abantu kugira ngo nabyo tubigereho dusoza iyi ngingo nayo iramfasha ngiye kuvuga bike cyane ku bintu birebana n'imirire y'abantu ndavuga ku indimu bavandimwe nongere mbabwire ngo indimu ni itunda ridakundwa na benshi ritaribwa na benshi cyangwa n'abarirya bakarirya nabi ni urubuto rufite imirimo 3 kandi ruyigize mu gishishwa nimwo harimo urukingo rw'ibyo bita terpene n'itwa lycopene by'urukingo rwa kanseri muri y'amazi habamwo ibyo bita umutobe wabyo habamo ibyo bita depilation ibyo bita rendre pire ayo mazi y'umutobe w'indimu yoza amaraso noneho ubushare w'abantu batishimira nibwo bwongera abasirikari ibyo bita immunite y'umusirikari ikiyongera noneho mu mbuto zazindi zisharira niho harimo umuti w'inzoka kubw'ibyo ntacyo gutagwa kiriho mu ndimu noneho ikora mu maraso igakora mu mitsi ikarinda infection igakingira kanseri ni ibintu bigera muri 5 ikora yoza amaraso itunganya imitsi igakura mu myanda igakura mu byuririzi igakingira kanseri bayita ngo le citron nettoie et régénère le sang none hizwi nkiyoza kandi gahembura amaraso yaracogoye akongera akagira imbaraga ikenewe amaraso ari make byo bitaneme indimu igakenerwa habaye icyo bita affection circulatoire mu mitemberere y'amaraso harwaye indimu igakenerwa imitsi yakomeje kumagana ibyo bita arteriosclerose indimu igakenerwa umuntu abyimbagiranye ibyo bita retention de liquide d'aretesi amaraso yagumye mu mihore ukagira icyo bita wedeme ukeneye indimu irakenewe wagize icyo bita excès d'acide urique uvuga ngo mbese indurwa itera gute yabaye nyinshi ukeneye indimu ikeneye wari urwaye amagufa ibyo bita arthrite cyangwa se arthrose indimu igakenewe urwaye rubaga impande ibyo bita rhumatisme edarorin igihe urwaye mu mpyiko urayikeneye darnefrite igihe mu muriro mu mpyiko hakamwe umuriro ukeneye
indimu calcul renal igihe haje imisenyi mu mpyiko ukeneye indimu infection igihe haje icyuririzi kuko indimu yonga ibyo bita accroître défense de l'organisme et le préparer à lutter contre les infections kuko indimu yongera ubutaraga igatuma umubiri wirwanaho noneho irwana ku byo bita icyo naba ngo ni anti cancérigène ikaba rero urukingo rwa kanseri il a été prouvé que dans la limonène terpène aromatique kwa kundi sharira muri aho bita terpène gasharira présenté dans les citrons iboneka mu ndimu nommé dans l'écorce et notamment dans l'écorce ikaba iri mu gishishwa est capable de neutraliser certaines substances cancérigènes ibyo bibiri mu bishishwa byayo bisharira bishoboye gucecekesha imbuto zimwe za kanseri ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo tuyirya kubwo kuryoha ntabwo tuyirya kubwo tuyikunda ntabwo tuyirya kuko bigezweho ahubwo tuyirya kuko ari umuti aha ndatambutse ugeze kuri beterave nubwo hariho abatayemererwa nk'abarwaye diyabete ariko ikora mu bintu bine ikora n'ubundi mu kongera amaraso bavuze ngo le beterave rouge sonji rouge et anti-anémique iri mu bintu bikingira bituma umuntu atagura amaraso indwara z'amaraso ntabwo zigufata ku bw'ibyo urayikeneye rero uyikenera amaraso ari make bagize ibizungera ukayikenera indurwe za imyunyungugu yabaye mike nkitwa potassium na calcium nitwa magnesium ukayikenera amavuta yabaye menshi ukayikenera wituma nturangize ukayikenera utaryoherwa ukayikenera uvura kanseri aha ni akamaro ka beterave ku bw'ibyo rero kuko dusabwa kumenya neza ibyo twakora kandi tukabikora tuzi impamvu tubikoze reka nyarukire ku nkeri izi nkeri habaho izo bita framboise hakaba n'izo bita fraise izi ngiye gusoma ni fraise izo no muri ka gapangu nawe wazitera aho gutera indabyo zitazahumura aho gutera ibiti bizakugura menshi ahubwo uzayisiga umutabo muto usiga utuntu tw'udufuka wateramo uteremo inkeri zigira imizi mito cyane ku buryo bitazibuza kwera ku bw'ibyo rero izi bita fraise zikora ku mitsi zigakora ku mutima zikora ku magufa zigakora ku mara manini zigakora no ku mwijima ku bw'ibyo kuzibona nka konfitire yazo ababyeyi batwite bose inda ntoya babandi bajya banza bahamuka ngo mbe barabyara cyangwa barasama cyangwa bashaka no gusa inda ya mbere gusa ngo kajya kureba ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa urukujya gushaka ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa urukumubyarira ku wundi naza ari umukobwa ni mwiza naza n'umuhungu nabwo ni mwiza ayo masiko buyaretse wimwononera ubwonko ayo majyambere mujyamo hari igihe ahubwo ababizi babona muri mu majyanyuma niyo mpamvu noneho ugomba kutabikinisha buri munsi izi bita instrument magnétique zirangiriza niko ko zishobora gutahura indwara hiri ariko zigasiga zononye ubutaraga ku bw'ibyo rero zishaka ari igisubizo cya nyuma ntabwo zishaka ari igisubizo cyo kwinezeza ku bw'ibyo rero inkeri rero nuko zikora muri uku kuzikoresha zonyine ubwazo bwa ngo les fruits de fraise les fruits les plus antioxydants inkeri za fraise ni imbuto ariko zikingira umugese ubwo zifite vitamine A zigira vitamine C zikagira vitamine E ku bw'ibyo rero zirakenewe zizakora ryari rero zizakora urwaye imitsi zizakora wikingira zizakora wituma zizakora umutima utera nabi zizakora ubabara mu gatuza zizakora amaraso atembera neza zizakora indugwe ishaririye ari nyinshi mu maraso zizakora urwaye impatwe zizakora imitsi yawe yipfunyika zizakora urwaye hemoroide zizakora ubyimbagiranye zizakora urwaye hepatite virale cyangwa se chronique zizakora urwaye kanseri ntabwo ari ikiribwa cy'abana ahubwo ni ikiribwa cy'ubuzima kubwo kucyitesha abantu babikoresha batwite aba ari uburyo bwo kuzikingira ya ndwara bita autisme cyagiye umwana nirwa kugenda cyangwa kubagana cyangwa ntavuge yarangiza ibyo byose izo ndwara zose naho umwana atagira ubwenge atavuga yagize icyo bita autisme uburyo bwo kwitesha iyo ndwara ni ugukoresha fraise noneho hariho igihaza sigaje ibintu bibiri gusa yarangiza nkavugana ijambo igihaza ibihaza bibamwo ibifite inkogoto ibihaza bikavamwo ibitonogo bikavaho ibishishwa
ibyo tugiye kuvuga ni ibivaho ibishishwa n'ubwo bwoko bikunda kuba umuhondo cyane mu nda. Ibyo bihaza avuze ngo courge une grande amie des artères, inshuti ikomeye cyane ku mitsi. Ngo nubwo abantu barya ibihaza ariko ubona kuribwa n'abake, ubwirwa nuko ubona nta modoka zibyikoreye, ukabona mu isoko bitinda kugurwa ndetse abantu benshi cyane batanabicisha. Ariko iki kiribwa cyitwa ibihaza kirakenewe ku mitsi, gikenewe ku mutima, kirakenewe ku mpyiko, kirakenewe ku bwifu no kumara manini. Kurabikurikiranira neza hafi. Niba gikora ku mitsi, kigakora ku mutima, kigakora ku mpyiko, kigakora ku gifu no kumara manini, ubwo bigaragara neza ko inkingi y'ubuzima bw'umuntu bwose igihaza kirahakora. Ubwo rero bigenze bite? Kirakora gite? Kikurindira umuvuduko w'ikirenga w'amaraso kugira umunyu muke, ndetse kigana na potassium nyinshi. Ubwo bivuze ko igihe bakubujije gukoresha potassium ubwo ntabwo wagikoresha, ariko igihe wayibuze uba ugomba kuyikoresha. Noneho kigabanya rero igihaza, kigabanya umunyu, kikarinda indwara z'umutima, imitsi ijyana amaraso mu mutima niyasohora, yarangiza imitsi yawe igahora yoroshye, nturemera mu gituza bikirya, bikurindira indwara z'impyiko. Aho bavuze ngo l'affection rénale, la courge agit sur les reins comme un diurétique doux et accroissant la production d'urine en favorisant l'élimination des liquides de l'organisme. Ati igihaza gituma impyiko zikora neza, kubw'ibyo kigatuma umuntu yihagarika neza, kandi akihagarika inkari zikwiriye, kandi akihagarika ataribwa, kandi bigatuma imyanda iva mu ngingo isohoka neza. Noneho kubw'ibyo bati affection de l'estomac, igihaza gikora ku gifu kirwaye, protectrice de la muqueuse couche interne de l'estomac, rwarurenda handi bituturanda rye. Igihaza kirahagira kikahasaza neza, kikazaranda icyo bita acidite, tuzagira indurwe nyinshi mu maraso mu gifu, dyspepsie, ubwo imikorere y'igogora ikagenda neza, pyrosis, turwara ikirungurira hepfati, ariko biterwa n'imitekere yacyo, ndetse nta n'ibisebe byagufata byo bite ulcère gastro-duodénal, ntabwo wagira ibisebe byo mu mukondo no mu mara. Ubwo n'amahirwe ntampatwe kandi wituma neza. Ni urukingo rwa kanseri, bavuze ngo prévention de cancer, la courge contient 3 de substances végétariennes avoir la plus grande action anticancérigène prouvée, bêta-carotène, vitamine C et libre végétal. Noneho kubw'ibyo ndagira nti ku rwego rwo kumenya neza uko igihaza gifite akamaro, birahagije kumenya neza ngo igihaza gikingira kanseri, igihaza ni cyiza, gituma umuntu amererwa neza. Noneho mvuge nti ngera ku ntambwe navuga ko iheruka ni igihwagari. Igihwagari gikora mu buryo butatu. Wakoresha amavuta y'ibiti umuyikamire wayo, wakoresha amavuta y'umuhondo wayo, warya n'ifu y'impeke zayo cyangwa ukazihekenya. Ariko heza ho mu kuvura cyane ni uwo mutobe wayo wa mbere ugiye gusa n'amazi, icya kabiri ni izo mpeke, ibindi byo wabirya ari uko bitetse, ariko ibyo bindi byose mvuze wabirya ari bibisi. Ubeke la graine de tournesol combat l'artériosclérose. Ati imbuto z'igihwagari zirwanya kwipfundikanya no kumagana kw'imitsi, zikora ku mitsi, zikagora ku mutima, zikakora ku ruhu, zigakora ku bwonko no kuri kanseri. Ngaho akamaro k'ibyo. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu ukeneye kubirya mutazagwara umutima, ukeneye kuzirya mutazagwara kanseri, ukeneye kuzirya ngo plaquette zawe zihore zimeze neza, ukeneye kuzirya ngo umutima wawe utere neza. Urazikeneye kuko muri zo harimo amavuta meza ataremereye, urazikeneye uruhu rutungane, urazikeneye zikereza gusaza k'uruhu, urazikeneye zituma umusatsi udapfuka, urazikeneye ku baziriya ari bato zikereza ubusaza bw'umusatsi, urazikeneye ku ndwara z'imitsi yumva, urazikeneye ku guhangayika, urazikeneye ku bwihebe, urazikeneye ku kubura ibitotsi, urazikeneye kurwara imitsi, urazikeneye kurwara diyabete, urazikeneye mu ntungamubiri, urazikeneye wonsa, urazikeneye ukora siporo, urazikeneye ufite amaraso make, urazikeneye indyo yawe ikennye, urazikeneye ukirutsa indwara,
urazikeneye uri kubungwamo na kanseri. Ngiyo mpamvu y'ibihwagari. Rero ku mavuta adatekwa ni ibiyiko 2, ku mbuto nazo ni ibiyiko 2. Rero mvuge nti buri wese nyongera zirikane yuko tugomba kwiga umuryango, kwiga ubumenyi bw'ubuzima, tukamenya ubwenge n'ubuhanga, tukiga uburezi bwaguye, tukiga ku mubano mwiza wagutse, tukigisha umuntu kwibeshaho nuko umuntu abana n'ingorane. Ugomba kurya neza, kunywa neza buri munsi amazi, kwambara neza, gukora iminsi 6 ntumunebwe, guseka nabyo byubaka umubano, ukaruhuka nyuma yo gukora kandi ugasenga mu buryo buhoraho. Rero reka twifurize twese Imana iduhe ubwenge, izaduha ubuzima bwiza, iduhe intekerezo nziza, iduhe imiryango myiza, twe kubika ibibazo mu isabwo tubigisubizo mu izina rya Yesu.